gira banguke banguka rwose nkubwire mfite akajambo kamaze iminsi kari kunkubita ku mutima banguka nkubwire ko urabonana na bya byato byo mbega igisaza ni icyango rero koko ye baba wenda cyemeje muzehe karame amakuru ni meza wabuze iki uri gushakira mu nkweto mu mifuka n'ibindi ntazi ariko se ubu ngubu koko papa azi ko iki ari ibijumba nari guteka yabijyanye gusa koko musaza wanjye nawe asigaye yaratunaniye nka buriya ko umwana wanjye anyirukanye kuko atazi ari kinzanye nk'ubu wow aho neza meze sabe makuru yawe ni karibu wana start nari ngukumbuye none nagutegereje bya shari kabisa meze utese meze neza nari ngukumbuye bya tari meze ya nese nimeze sawa natwe twari turahi n'ahangaha mbese umva ibintu ni sawa kabisa na karibu kabisa start ni karibu sanze ndimo ndinywera ku kavinyo hano nyine ariko ni karibu kabisa natural Ewa ni karibu kabisa start be hano ewa ndimo ndakunywa ku kavinyo ariko ya kavinyo ndabizira kemera no ntago wahindutse ewa ni karibu kabisa meze utese meze neza rero utakabisa ina harahindutse harahindutse byatari mayiruka ewa nakataho rero reka nze nkuzanira akantu mwakira ewa kabisa ibintu bibaye neza ubu ngubu umunsi ugiye kuba kuba neza cyane shari yanjye yaje kunsura kabisa ibintu ni sawa wow abana ufite inzu nziza ni ibisanzwe so bizana ko ari kwa Mwenyamari cyane ni neza cyane karibu kabisa akavinyo kararyoha kaba ari keza bya hatari kaba kameze neza noneho sasa hatari kabisa ubu uri smart bya hatari ku buzima bwacu merci bebe none se meze neza urabona uko nibagiye kukubwira uko bwa bwato bwanjye bwageze ku cyambu bwageze ku cyambu ibintu bimeze neza byatari noneho wumve ko na agence nayo ngiye gufungura vuba aha ngaha nayo ibyangombwa bamaze kubimpa muri rura baba bana se warababonye mbere ukumubwira ngo ufite abana ushaka guhama akazi bakahita batangira gukora bariya bo batangiye no gukora nsigaye mbahemba bataratangira n'akazi hagati ariko ndi kunywa gusigaye uri kunywa gakeya cyafite amasoni gakeya nta masoni ahubwo iby'akazi tubanze tubireke uramuba njine akazi buriya akazi ni akantu ni ikintu cya mbere gitunze umuntu ku isi noneho rero buriya cyakubye ariko uzi ko cyagenda kugezaho umushinga ariko tuzana abana yes nibyo nanjye ngira ngo tuganire wowe ukonje hano uvuga iby'akazi uyu munsi iby'akazi tubireke tubanze tuvuge ku rukundo rwacu muzehe buriya muzehe wa papa wawe buriya ndabakunda byatari nzamugurira n'imodoka ya vyewiti ya Land Cruiser nziza byatari Texel ya 219 banza ahita nyimugura ubone bita nko kwita amago dore bita nko kwita amago iby'akazi by'amafaranga tubireke tuvuge ku bijyanye n'urukundo rwacu bose baranze barananyemera yes barakuzi n'amafaranga yawe urayafite ntabwo ndaza hano nta kindi kintu uvuga atari amafaranga atari akazi urukundo rwacu se ni ukuvuga ngo tumwaka urugendo rwagenze neza se rwagenze neza nta kibazo muhuye n'umusaza uri aho gusa ni umusaza ntazi n'ubwa mbere mubonye
musaza ngo batuburiye wenda ngo baba ari Ngororero. musaza wo muri Ngororero ngo baratuburiye ngo yaraje kureba umuhungu we, ngo umuhungu amuha amafaranga ngo barayamwambura, ngo amuzaniye ibijumba simbizi. ubwo se cya papara cya papa wasanga bagitubuye Babe ko ugiye kureba ibitekerezo bya bigiye. oya buriya rega abantu batuba dufite za business zikomeye bitoroshye. hari umuntu nari ngiye kugira gusinyira akawope gatoya, baba yihanganye gatoya kambanze nk'uburenganzira mubwire ko nari namuhaye ko ari buyabikuze amafaranga saa sita, wihanganye gato mumubwiye ko reka jya wihangana kubana n'umu businessman n'umupatro niko biba bimeze. Tuba dufite ibintu byinshi biba bitubura mu mutwe. Cya papa nta na telefone kigira ngo ngihamagare, ariko uwo musaza yagezeyo simbizi. Muhaye umunyonzi aramutwara aramubwira ngo agiye kumugeza muri gare ngo amushakire imodoka ijya iwabo. Gusa nta na nimero ze musabye, sinzi ndagira na telefone, sinzi bye muri make duhuye gutyo gusa sinanamuzi. Yego ubwo nibyo. Ariko rero buriya asibebe ubundi harya ukunda kurya gake agafiriti, ugomba kurya agakoko, ukunda kurya gake nkodaringire icyo wazana icyo ari cyo cyose turi kumwe nta kibazo pe. Frankond ubundi niwe wanjye nari narakubuze igihe kinini cyane, ariko ubu ngubu urumva ubu ngubu ubundi buriya ubukwe bwacu dushobora kubukora nka ryari, kandi nashaka ko uyu mwaka byibura urangira bubaye. uyu mwaka reka tubikore nko mu mezi nk'abiri. iwanyu se sibanze, ariko njye sindakujyana mu rugo. ariko ubundi papa nawe ni umupatro, ni umukire, n'ubundi ayo nashimye aba yabyemeye. wanambwiye ko ufite mushiki wawe, ndashaka kumubona. ufite mushiki wanjye ariko akunda kuba ajya muri za Amerika n'ubu ngubu, ariko biraza kunsaba kugira ngo tubanze tubiganire neza na sister. mfite ba sister babiri, ariko umwe aba USA, ngo birasaba ko tubanza tukareba ko yuko ashobora kuhitaza, kuko aranagukunda byatari. Wow. aragukunda cyane, namweretse amafoto, ubundi twigana ko tujya twigora, ariko vie nawe akunda kujya gucuruza za Mombasa na Kina. buri ni jewe n'ahangaha utuye mu Rwanda, ni wowe wenyine, ni njyewe nyine utuye mu Rwanda w'iwacu, kuko na kasita gatoya nako kiga hariya muri Nigeria. okay. kiga ibintu by'amategeko. ubwo rero urumva iransaba, ntabwo bigoye, ariko bose siko nta bose bafite ku mafaranga binisaba, uko dushobora kubupanga nka 2 months bigahita birangira. musaza wanjye reka njye kumureba ukuntu ari umukire sha turabonana. umva rero sheri wanjye rwose urabona ndagukunda, ariko buriya nyine impamvu ubona njyewe ndi busy ni impamvu z'akazi. ubibona rega, ubibona ubundi abapatro tugize gute tuba dufite business nyinshi, nka businessman ni uko tubayeho. nibyo Jen, ndabyumva ufite akazi kenshi, ariko ugomba kumpa umwanya. Jen niko ndagukunda. turi kumbwira ngo uko tubishyire mu mezi abiri, nawe ubwawe utamaye umwanya. Tuma namenye icyo ngiye nshaka n'icyo ntashaka gute. icyo ushaka ni jyewe, kandi jyewe ndahari. ninde wakubwiye ko nshaka wowe wenyine? none urashaka iki? Saba kuka jyewe ndahari. franga ni sawa, hano ni kwa Mwinyimana, uzagira neza, ibintu byose ni sawa, nta kibazo. wowe yes, ariko ntabwo nshaka amafaranga yawe. njyanjye ndahari. twumvikane, ndashaka kumenya ni icyo ukunda, ndashaka kumenya ni bande bantu bawe. uhora umbwira ngo bashiki bawe papa wawe bose baba hehe, nta n'umwe ndabona.
ni gutumbwira ko mezi abiri ariko Jane uri kumbwira wowe ubundi uri kumbwira ngo urashaka kumenya icyo nkunda n'iki urashaka kumanura ijoro none nzabana n'umuntu yes ndagukunda ariko ntago nzi ngukunda none si dufite amafaranga byose ibyo dukunda si tuzabigeraho Jane kanguka Jane nzagaruka bishyize ku murongo no kutamenya guteretara cyangwa jewe se njye n'ubundi ndagukunda ariko urabyanga ibintu byose ngiye kuba ndi umukire n'umupaturo mbizire se mubwira rekera Vamos nawe nigende ariko si ubu koko uyu mukobwa warakaye gutya avuye kwa musaza wanjye ubu ni amahoro bro ko mbona uri kure ariko kesi ubu ngubu uvuye Ngororero unsanga ahangaha ubu papa yari hano mu gitondo none nawe uraje ariko mwana yanjye none wagira ngo bigende gute kesi papa namutumye wanga kumukemurira ibibazo azanye ibijumba hano urabyanga ku ishuri baranyirukanye wirirwa witeretse amawayini nge amazi ararenda kunyica ibijumba idodo zo ku gasozi twabimazeho none ahantu hose sinkigira aho marizwa nicaye mu rugo none nanjye ngiye kwicara ahangaha tujye dusangira kuko ntabwo nza n'ubundi ku ishuri banyirukanye sinkiga ntabwo nzakomeza kujya ndya biriya bijumba ese undi uriya mukobwa usohotse warakaye bigenze ceceka ikibazo cya giceceka icazwa aho ngaho cyangwa usigaye uri umutekamitwe umunsi ko wabaye umukarara Jane wanjye asutse arakaye niba ntazi gutereta niba ntabikora neza Jane ngomba kumutsindira wekese ndumva utangiye kuza uzana amateka hano n'amatwara wivugisha ibintu uri kuza wivugishamo hano uceceka ibyo bibazo byawe bikuzanye cyangwa mpita nguturumba usubire muri reka turabana hano Ngororero y'ubu nanayisezeye noneho ubu ngubu washinze ihembe uje ntago mpava none ujye wanga no kunyishyurira tubana n'ubundi ishuri narivuyemo ntacyo nyiramira kagaturage kaje hano bazi hano banyimira nk'umupaturo mwamini nagorwa kesi rero ngo bihinduye isura ugiye kujya ubaha ngaha ariko kuri kondisiyo eshatu nta muntu n'umwe ugomba kumenya ko ngewe nawe tubindi imwe urabyumva indi kondisiyo ya kabiri ni ukugendera ku mategeko n'amahame agenderwa muri uru rugo rwanjye nzabanuka amenye yuko hari umuntu n'umwe umenya ko yuko njye nawe hari icyo dupfana Ngororero usubirayo nese ubwo nzajya nihisha ugomba kubaha muri kondisiyo zingahe ebyiri nguhaye iya mbere ni ukubaha ukarya ukanywa n'ishuri ngiye kujya ndi kwishurira neza nta kibazo ariko ubwo buturage bwawe ufite bwo Ngororero no kugira ngo mvuge nawe uvuge urabyumva ibyo bintu ngira ngo wabyumvise bise ko papa yavugaga nkamusubiza ubwo uzajya uvuga ncecekebwa ntabwo nzongera kuvuga muri uru rugo subira kwa so ntabwo nasubira muri kiriya cyaro subira kwa so n'ubundi iso wagira ngo we none nta n'ubwenge agira reba yaje ahangaha yikoreye ibijumba yaje muhereza amafaranga buri munsi muhereza amafaranga imirima ntagihinga ntikiwoga nticyambara
ariko kesi nk'ubu ngubu iyo ureba uhagaze gutyo wigira gutyo ubundi ubwo ngubwo bintu baba bikuye he ngo nguki nawe uri njye wabikora urabona ukuntu wabaye naho twebwe